Iki kiraro cyo mu kirere giherereye ahitwa ku Kibuye gihuza umurenge wa Rugera muri Nyabihu n'uwa Rusasa muri Gakenke. Abaturage bagikoresha bavuga ko kukinyuraho bibasaba kwigengesera kuko imbaho zashaje bikaba bibahangayikishije. Tuhanyura tugiye guhaha, tugiye muri Vunga, ugasanga abaturage bamwe baguyemwo, tukabakuramwo, abadamu bahetse ingobyi zahanyura, ugasanga imbogamizi biteye ikibazo. Hagiye kureje bundi nanikoreye ipane y'inyanya ndayiguhigamirana n'undi muntu igiti ngikandagiye gita kivunika naguyemo ipane imenekamo. Inkweto zo abana bazimariyemo biga muri nayine hano mu Nyanza kuko barakandagira igiti cyavunika kubera kubora urukweto rukagenda. Ntibakunda kugwamo ngo bagende ariko baravunika bamwe bagahita bajya kwa muganga nuko ibiti byaraboze n'imikwegera reguka. Abana kuhanyura bibumbogamizi natwe bakuru tukaba twahagera bikadutera impungenge cyane. Hari abagemuye mu bitaro bya Shira, aha niho hatubangukira ubwo kuja gukikiriza y'ikiraro kiri kuri Mukungwa ya kabiri akaba ari kure cyane, bikaba bitubera imbogamizi. Uretse abagikoresha bajya mu mirimo isanzwe, iki kiraro gikoreshwa n'abanyeshuri bajya kwiga mu bigo by'amashuri byo mu karere ka Nyabihu. Kuba imbaho zifashishijwe mu kucyubaka zarashaje nibyo bituma abagikoresha bibatera impungenge, ari nabyo baheraho basaba ko cyasanwa. Turi gusaba ubuvugizi ko bagisana tukaja twambuka nta mpungenge. Badushakira umutekinisi azagikwege neza, bongere bagifunga amavisi yararegutse, bongere barambikaho n'utundi tubaho. Dusaba wenda nk'isaha yose kugira ngo tugereye, ariko ikiraro cyamaze gikozwe kigasanwa, ubuhahirane hagati y'umurenge wa Rusasa n'umurenge wa Rugera byadufasha. Ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke buvuga ko mu gihe kitarenze ukwezi iki kiraro kizaba cyasanwe nk'uko bisobanurwa na Niyonsenga Aime François, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Uretse n'icyo kiraro kiri aho ngaho ni ikiraro bita ku Kibuye, yewe hari n'ibindi biraro dufite nko mu murenge wa Gakenke. Ibyo byose bigaragara yuko bikeneye kongera gusanwa. Hari gahunda yo kugira ngo ibiburaho cyane cyane nk'imbaho byongerweho. Turasaba abakozi babishinzwe bongere bajye kureba kugira ngo turebe koko ubwihute bwabyo bihite bisanwa. Ibyo byose niba ari imbaho ziburamo ni ikintu cyakwihutishwa, ntabwo cyarenga ukwezi kitarangiye. Kuva ibiraro byo mu kirere byatangira kubakwa muri aka karere, byakemuye bimwe mu bibazo by'abaturage bagorwaga no kwambuka imigezi mu turere tw'imisozi ihanamye turimo n'aka Gakenke. Iki kiraro cyo mu kirere cyo ku Kibuye kiramutse gisanwe byafasha abaturage ba Gakenke na Nyabihu gukomeza ubuhahirane kuko heri ibihingwa bitandukanye birimo ibitoki, inanasi, ibisheke ndetse n'abagenzi bava mu karere kamwe bajya mu kandi. Manizabayo Jeannette mu karere ka Gakenke.